Umuziki nyine tu ewana umuziki nawinjiye mari neza ewana nshaka nubundi kuzanapfa nubundi mfashe mic nyine nshaka kumenya ikintu navutse nyifashe ariko naravutse ndayivukana sinzi iyo yavuye niba yaransanze mu nda nago nyine njya ncona ariko nyine tu nshaka no kuzayipfana tu ngo hari mu gitondo kimwe ku itariki enye nibwo nabonye kibona umwe she is a beautiful bimwe by'imisi like Bullfire ari nzaba misi nasabaga Imana ko yampuza n'uwo mwari Badman nkamucurangira gitari iso special nka Jacques na Rose tatanikora. Ndashaka kubaza aka kanya nyine umuziki nyarwanda ahantu uhagaze wowe nka Badman wibona ku ruhe rwego? Ni Badman niwe wa mbere, kabiri Badman, gatatu Blackface, kane Badman, gatanu Blackface, wenda nk'icumi kuzamura. Ya umva buriya Badman rero nk'umuntu indirimbo yawe iri gufasha muri no minsi, hari abakeneye kongera kumva ijwi ryawe burya uri kuririmba live noneho bayishaka live se indirimbo bita Ame kabisa dushira imbere y'Imana rwose turirimba buriya Ame rero irangoma ngiye buriya nayitekerejeho kabisa ndavuga ati ngomba kuyikora abajene benshi buriya mukeneye agakiza baba bagakeneye hari abantu baheruka gusenga rwose nyine babafasha akaboko ati tugende gusenga ari abana abo bose ngiye imitima yabo rero abana ahubwo amena kabisa ngomba kwizahura kabisa tugomba twese gusubira nyine tukumana nyine tukugira uriya mugabo wo mwijuru namanuka nyine natwe ajya nadusukaho imigisha ariko ngaho batemuririmbe Ame rwose natwe twumve ibyari byo ngo ngaruye amashimwe twese life ni kimwe umwami Yesu nakuzwe nubwo twese twigize bize sinsenga ibimana bitazwi nsenga yicaye hejuru mu gicu yakoze ibitendo bitazwi yaciye inzira hejuru y'amazi yeretse impumyi zirareba abyira ibimuga biragenda Urashaka gukorera amafaranga ukoresheje imodoka yawe, ubuhanga bwawe cyangwa serivisi zawe zo gutwara? VP Transport ikorohereza byose muri application imwe gusa. Icyambere, downloading application ya VP Transport kuri Google Play cyangwa App Store, ufungure konti yawe byoroshye maze uhitemo ahawe. Kora nk'umwikorezi, ukodesha imodoka, ucuruza imodoka, umushoferi ushaka akazi, umukanishi ushaka akazi, uzuza ibisabwa maze ubyohereze ngo byemezwe. Umaze kwemezwa uzahita ugaragarira ibihumbi n'ibihumbi by'abakiriya ku rubuga bazakwifashisha bagufasha kwinjiza no kwaguka, byose ku rubuga rumwe. VP Transport yi-downloading uyu munsi wunguke byinshi. Hello everyone, it's your girl Hari Umutoni Uwase, nkaba ndi kumwe into the badland baddest into Blackface. Ndakubona sho umeze neza byataje. Imana iba yabikoze cyane babigaragara. Umeze ute? Abantu urebye gutya kabisa ameze ntago nzi uko meze nanjye. Ni mutabizi se n'indubizi. Urukumva nyine abari umuremyi bubizi buriya cyane uko uhagaze. Shamva twege tumeze neza turashima Imana rwose. Na OG kabisa. Rero Badman uko watangiye wibwira hari abantu nyine bagukurikirana nkuko bica bigacika nyine muri aka gace ndetse n'ahandi hari abandi bagufana gusa nyine badafite aho bagukura. Manzi tuhereze location. Na location ni into Blackface Badman ikiwana hose urabihasanga kabisa, ariko bajye kuri channel ya Badman Blackface barasanga ibyiza bihenze tu dadanje cyane. Rero hari abantu twagiye hirya no hino baduha amakuru ati hano hari umuhanzi bita Badman. Badman rero turi kumva wabiciye byanacitse. Hari ibibazo rero dushaka kukubaza kugira ngo umuntu ugufite ikibazo uno munsi ducimaka birangira. Impaka se ntago twaziciye sindi umuraperi zaraciwe gucika waraziciye gusa nyine noneho bahereze neza ukuri kwawe.
abatakuzi ni bakeya ariko n'ubundi sinjya mpeza nabo barabizi. Ndumva wiyaminiye cyane. Ngo hari mu gitondo kimwe ku itariki enye nibwo nabonye kibona umwe she is a beautiful bimwe by'iyi minsi like Buffaya arenze abamisi nasabaga Imana ko yampuza n'uwo mwari Badman nkamucurangira gitari iso special nka Jacques na Rose tatanikora shona bakumvisha aho ngaho batayemo ikintu bita umuzigo. Rero dushaka hari ikintu nari nshaka nyine kugusaba sinzi imbura yanyemerera reka nkubaza ibibazo bike nyine nifuje kukubaza. Ariko icyo kintu nyine tubirategwa n'icyari cyo. Oya nyine ntago nanjye nje ngo nanize ariko nshaka nyine kugira ngo bagukunde bakomeye. Ubaye muri aka kanya buriya ubaye atankunda nyine nyine yaba afite ibindi akunda y'abana sugo ariko nyine ntawe uhari kabisa. Baragukunda ariko nyine bashaka kumenya byeruye. Binyemereye nkubaze ubabwire ukuri kwawe. Barabure. Ubwa mbere uratangira nyine utubwira amazina. Hari abantu bibaza ati Badman nyine yaba yitwa ngo iki mu buzima busanzwe, amazina nyine wiswe n'ababyeyi. Amazina niswe n'ababyeyi n'ubundi ni Badman. Sorry, nitwa Munezero Pacifique. Abantu nyine bibazaga icyo kibazo ubu ngubu murasubijwe yitwa Pacifique. Ikindi kintu cyaka kubaza ni ikijyanye nyine n'urugendo rwa music. Umuziki nyine umuziki nawinjiyemo ari neza y'abantu nshaka n'ubundi kuzanapfa n'ubundi mfashe mic nyine nshaka kumenya ikintu navutse nyifashe ariko naravutse ndayivukana sinzi iyo yavuye niba yaransanze mu nda ntago nyine njya ncona ariko nyine nshaka no kuzayipfana ushaka kwipfana nyine ikintu ngiye nshaka kubaza ati ujye gutangira ni iki nyine cyaguhaye motivation kugira ube uri Badman w'aka kanya? Ikintu ngiye buriya kiba cyarampaye esprit. Buriya ngiye nasanze nyine n'ubundi ibyo ari byo byanjye kurapa nibyo byanjye kabisa nkuko buri wese yagira icyo akora. We dore nkuramuniga n'umuyede sibyo? OG kabisa. Oya nyine ikintu cyo kubaza hari ukuntu umwana atangira nyine ari gukina nk'umupira bakamubaza se ninde waguhaye imbaraga zo gukina umupira akavuga nyine nari mfite uncle for example yakinaga umupira nyine nanjye mbasha kubona imbaraga role model wanjye ni uncle wanjye nyine nshaka kumenya muri make ni igiki cyatumye wisanga muri inzira nyine. Cyabiteye buriya njyewe nasanze ari byo nzi ariko buriya njya nkunda kuvuga ko nta role model ngira ariko nyine tumba mfite aba legend mu bikorwa abo ba legend nyine dushaka ubamentioning uvuge uyu muntu niwe wampaye imbaraga. Erega hari abandi bifuza nyine kuza muri uru rugendo kandi nyine nawe urumva ko byaba ari byiza umuziki uramutse ufite abandi bantu bawugana. Dukeneye abaraperi benshi bazima y'abana kubera ko hari n'abasiga n'icyasha rap kandi rap ari nzima. Rero tubwire abo role model bawe nimba atari ibanga wabatubwira. Buriya wenda nka Tupac kabisa. Tupac mbese niwe umva warayamanitse kuri Tupac ntago nyine Tupac ni umusaza ni umusaza nyine ni umulegend mu gakino. Ndabyumva ni umulegend kabisa. Rero Badman hari ikindi kibazo ibibazo biracyahari ariko nyine buhoro buhoro bagenda usubiza bijyanye nyine n'amasaha nanone. Ndashaka kubaza aka kanya nyine umuziki nyarwanda ahantu uhagaze wowe nka Badman wibona ku ruhe rwego? Ni Badman niwe wa mbere, kabiri Badman, gatatu Blackface, kane Badman, gatanu Blackface, wenda nk'icumi kuzamura abandi bose bagatonda inyuma. Ngende kugira ubwire urwego nyine ubu ngubu umuziki nyarwanda nyine aho ugeze cyangwa kumenya wowe urwego rwawe nk'uko wabaza undi muntu akavuga ngewe urwego rwanjye ngezeho ni urwego rwo kuba nakwijyana muri studio nkikoresha indirimbo nta wundi muntu nyine nkeneye ko yacoramo nyine nshaka kumenya urwego ugezeho ni uruhe rwego muri make. Ibiceri byo biba binakenewe nyine ariko nyine usibye ko nyine natwe turi abahungu bari haso bya danje ibiceri rimwe na rimwe biraboneka ariko hari igihe tugwiriye ibiceri natwe kabisa bizima.
mbese revo wowe ugezeho revo buno ngezeho ewana niyo gushitura nyine ibiboro byanjye birenze ngashitura n'icyana kirenze nka byose tu mbese wowe niyo revo wagezeho mu muziki kuba washitura cyane wapi ubyumvise nabi nshaka nyine ubitubwire neza uvuga ati aka kanya ngiye Badman nshobora kugenda nkapanga album nkaba nayisohora nyine nayipanga nkayisohora kabisa album uriya ahantu bigeze nyine ntabwo ari nka mbere urebye biri kujya bigenda nyine bizamuka Imana iri kujya igenda ifasha umuhungu wayo step by step kabisa birumvikana rero tukiri muri ibyo ngibyo ngo ikibazo cya gatatu gise kinjira hari ukuntu nyine umuntu ajya gutangira ikintu hari ukuntu ababyeyi nyine batangira kubyiraho ya ibyo bintu simbishaka ibyo bintu byigeze bikubaho byagenze biti wapi ngende umwana mwiza no mu rugo barabikunda kabisa ahubwo ewana niba bibona kabisa bamenye ko mbakunda cyane oya nshaka kugira ngo uvuye mu rugendo rwawe ujya gutangira hari abantu baza nyine bakakubwira ati reka ibyo bintu bijyamo ibiki n'ibiki nyine bakagutera utwatsi bakumva ko umuziki ni uw'ibirara umuziki ni uw'abantu bananiranye umuziki nyine bakagenda bakawishyira mu bintu byinshi cyangwa kumenya abo bantu barahari wabirinze gute muri iyo nzira yawe abo bantu barahari benshi cyane cyane ariko njyewe buriya amatwi yanjye hari ukuntu ateye iyo ngiye kumva ndatoranya buri ushobora kuntuka nkatoranya simbyumve buri uko ewana njye niko bimeze kabisa nyine tuyongeze ku bacantege amatwi yanjye abafunze mbese muri make wabimye amatwi nabimye amatwi ndakomeza birumvikana hari n'ikindi kibazo ubwo tugiye ku kibazo cya kane hari ukuntu nyine umuntu avuga ati nyine hari ukuntu umuntu aramuka apanze ikintu ukagipanga pe ubona ko ikintu cyarangiye kuri final nyine kigahita gipfa ibyo bintu byakubayeho umbwiye n'uburyo wabisolvinze nyine ukavuga ubwo ikintu kibaye ndagikemura gutya gusa aho ngaho turi kuvuga nyine ni mu nzira yawe y'umuziki uzi ukuntu ibintu byagenze nigeze kujya boro nyine nigeze kujya boro mani hameze ukuntu nyine hafo noneho ndi kwikata gutya umunyamakuru wabanguyeho ariko twari tuziranye abarandabuye arambwira ati ewana bimeze bite noneho abajene banjye babona ako kaboro nyine kwa kundi yanyatatse agahita kankoresha babona turi ahantu bacururiza ibiraha ewana ako kantu ngiye niko kambayeho mbona ni ibisazi kabisa baravuze ati umuhungu yagiye kurya ibiraha mbese icyakubabaje muri make ni ukubona ko bagufatiye ahantu hari ibiraha bamfatiye mu biraha kabisa iyo ni indi story duhaye ariko nyine ikibazo nari nkubaje kiragira ni hari ukuntu umuntu apanga ibintu upanze nk'ikintu ndi kuvuga mu nzira ya music nyine ugapanga ibintu ukavuga ati wenda nzasohora iyi ndirimbo mu gihe runaka nyine ukabipanga ukabona ko ibintu byose nyine biratunganye finally wajya kureba ukabona ibyo bintu neza biragucaze nkaho utigeze ubipanga ewana wapi ngende umuntu ugira gahunda bya danje buriya sinjya nica gahunda unarebye buriya niyo duhanye amasaha ngiye ndagerageza nubahiriza isaha nyine mo gakeya aha ubwo ndumva wowe nyine buriya ibintu uko bipanga niko birangira nyine bimeze niko birangira kabisa kubera ko nyine ntago njya nkunda kwibeshya mbese wewe uko wapanze ikintu bigombe bibe neza ndi kumva wowe nyine waragafashe kuko nta muntu nyine ujya upanga ibintu iteka nyine ngo bize uko yabipanze ubwo wowe ariko bigenda nyine wapi buriya hari ukuntu nanjye ntago bigenda neza cyane ariko nyine ndebeye ku bandi ngenda gerageza kubera ko iyo mbabwiye ati ngiye kubakubita ingoma dore hano hanze hari indirimbo yanjye nshya bita amen iyo ndirimbo pe ndi kuyumva iri kuzamura ngo agakiza ku muntu ewana bose barakizwa kabisa mbese tukiri aho ngaho Badman nk'umuhungu bazi mbese wowe ufite imirongo nyine urimba indirimbo ziri aho ngaho ni iki cyaguteye kumva ko ugiye kuririmba indirimbo ya gospel
Ewana buriya nabonye hari iniga nyinshi zikeneye agakiza. Ewana hari iniga nyinshi zikeneye agakiza. Zo muziranye buriya nizo zaguhaye imbaraga. Wapa abahungu banjye turasenga muri church ku isabato urukumva. Numva rero ubungubu tugomba kumenyesha abandi bakanagukunda urumva nkuko nyine hari abantu wayoboye pe. Hari abantu wayoboye basigaye bagukunda byatari indirimbo zawe kuko zabaye nk'umuti muri aka gace. Ewana niko bigomba kumera kabisa. Indirimbo zawe umuntu ayumva aryamye agatangira agashiduka. Yayumva arwaye akagira ute agakira. Siko bimeze? Ewana oji. Rero ndagira ngo utubwire nyine indirimbo wagiye gukora urumva wajya kuyikora nyine indirimbo yawe bwa mbere uko wari wayipanze niko byagenze cyangwa nyine byageze aho biranga. Buri indirimbo yanjye ya mbere rero bate story zo kono nayisohoye ewana ni insazi. Watubwira muri make nyine tubwire muri make tubwire uburyo indirimbo yawe bwa mbere ujya kuyikora byagenze bite ukuntu byagenze. Ewana man indirimbo yanjye ya mbere njya kuyikora buriya hari umujene wari ufite studio nyine tuwiniga yanjye ariko abinoza tu. Ewana umusaza niwe nyine tu wabimfashijemo nyine tu ntabwo wapi. Uwo mujene wanjye nyine tu ntabwo nyine yansabye bya mirenge ariko nyine tu yarabikoze tu ibyo yakoze byari neza tu. Indirimbo birasohotse igeze hanze gahungire feedback yaje kuri iyo ndirimbo urukumva nyine feedback abari ibizima gusa tu. Ewana buri muntu wese ewana Badman courage. Ngiye icyo nshaka unyinjirire muri comment nyine umbwire comment yatumye noneho ikuzamura nyine ukavuga ati ngewe no stop nyine nzakomeza ndetse umbwire na comment yaje nyine ukavuga ati noneho ndayamanitse ndazimye ibyo nshaka. Ewana buriya comment ya Danje ntago njya nkunda kureba mu makomenti cyane nyine tu ngo nkabye ariko nyine tunjyamo tundabareba nyine tu abafana mbabona kandi shout out ku bafana tu. Ariko hari umuntu wambwiye nyine tu man nyine tu comment ni nyinshi buramba dutekere comment nyinshi dushaka kugira ngo tumenye muri izo comment yaje mbese ikaza ukavuga ati ngiye Badman uyu muntu nubwo atamaye amafaranga gusa my support imbaraga zo gukomeza urugendo rwanjye. Wenda nyine tu uko nabibarabura comment yaje nshimishije bya Danje niyo muntu wampaye ubuceri tu yarambwiye ati ndagufana ama n'ubuceri tu. Icyambere ni ibiceri burya birumvikana nyine icyambere ntagaruka ari ibiceri ahubwo nyine tu abafana ahubwo ewana ahubwo tuba dukeneye abafana benshi cyane ewana ahubwo n'umufana uba warahukanye akajya handi tuba tugomba kuva hano tumucyuye kabisa cyane ugomba ariko nyine ibyo ndi kukubwira nkakubwira uwo muntu ni muzima cyane ibaza umuntu nyine aguteye comment zizira gufasha ndetse akanaguhereza amafaranga atikomereza umuhungu wanjye. Ewana urumva nibizima kabisa. Noneho indirimbo zawe ubungubu nyine uhagaze indirimbo zingahe ubungubu indirimbo ufite nyine kuri yaba ari kuri channel yawe indirimbo ufite nyine aka kanya uvara ni indirimbo zingahe? Nanjye ubwanjye ndi indirimbo zirenze n'ibihumbi kabisa ahubwo ikibura nyine tu nta kintu kibura tugiye kuzibatamo kandi nyinshi bya Danje. Noneho bivuga ngo ubungubu nta ndirimbo ziriho ahubwo nyine ugiye kuzibatamo cyangwa zibatayemo ahubwo ugiye kubatamo izindi nyinshi bya Danje buriya channel yanjye iriho ingoma nyinshi bya Danje. Ewana iriho moteri iriho agasebe iriho ame iriho zinduka. Iyo channel ntabwo wayibabwiye kugira umuntu uri hano uraramuka arebye kino kiganiro avuga ati ngenda ngiye kuri ino channel ngiye gushaka umuhungu wanjye. Buriya buradutangira channel nayibarabuye ni Badman Blackface. OG Badman Blackface cyazi OG kabisa. Uwo muntu rero aramuka ashatse kumenya byinshi kuri wowe yajyana inbox urumva akakuvugisha kuko nyine ni ibintu byoroshye wishimira abantu bagufasha nyine. OG kabisa ewana turabishimira kabisa umufana hari buriya nyine tuba tumwishimira bya Danje. Umva buriya Badman rero nk'umuntu
nk'umuntu indirimbo yawe iri gufasha muri no minsi, hari abakeneye kongera kumva ijwi ryawe burya uri kuririmba live noneho bayishaka live indirimbo bita Ame kabisa dushira imbere y'Imana rwose turirimba buriya Ame rero irangoma ngiye buriya nayitekerejeho kabisa ndavuga ati ngomba kuyikora abajene benshi buriya mukeneye agakiza baba bagakeneye kuko hari abantu baheruka gusenga rwose nyine babafasha akaboko ati tugende gusenga ari abana abo bose ngiye imitima yabo rero ahubwo amena kabisa ngomba kwizahura kabisa tugomba twese gusubira nyine tukumana nyine tukugira uriya mugabo wo mwijuru namanuka nyine natwe ajya nadusukaho imigisha ariko ngaho batemuririmbe Ame rwose natwe twumve ibyari byo ngo ngaruye amashimwe twese life ni kimwe umwami Yesu nakuzwe nubwo twese twigize bize sinsenga ibimana bitazwi nsenga yicaye hejuru mu gicu yakoze ibitendo bitazwi yaciye inzira hejuru y'amazi yeretse impumyi zirareba abyira ibimuga biragenda yabambwe ku musaraba kandi atarigeze agira amabara birahagije uyishaka yose ubwo nyine namwe mubikumva uburyo nziza indirimbo gukora ku mutima ifite amagambo ifite n'ubutumwa sivyo atari bwa butumwa naringize ifite ubutumwa nyine ku bantu baveteye mu gusenga sivyo se naringize ngo ugiye kunteza abo gusenga ntabwo ari bya bindi twege ntabwo ari byo ngibyo tugenderamo rero umuntu ishaka yose aho yayikura wahamubwiye ndetse nimurongera kwasubiramo ndongera amasubiremo ni kuri Badman Blackface iyo channel niko bayita kabisa aho niho umuntu yayikura nyine ushatse n'ibindi nyine kuko hano hari abantu bakwishimiye mbese ashaka n'ibindi ahanyarukira akareba n'ibindi byinshi kabisa birahari birenze bahagere kuri Badman Blackface bahagere ni neza kabisa nese Badman aka kanya ukuntu uhagaze ukunda nyine collabo cyangwa ukunda kuba warimba wenyine ngiye mpuye n'umujene akaza beat imeze neza turayisandaza kabisa mugomba tuba tugomba kuyimenagura niyo nje gutya ngenyine beat ndayasa kabisa cyane niko bimeze rero ndashaka aka kanya nyine utubwire imbogamizi nyine uhura nazo mu rugendo rwawe rwa buri munsi imbogamizi nyine turumva ntago zabura ariko ikintu twebwe tuba twizera nyine tuba tugomba gukora cyane birenze buriya tuba dushakira n'ahandi henshi nta nubwo ari mu muziki gusa ariko umuziki nyine tunawo turahari nyine kubw'umuziki cyane noneho tugana ku musozo ndagira ngo hari abantu nyine hanze aha biyumva ko ibintu by'imiziki nta kintu kirimo imburamukoro nyine bagatanga nyine bakaba bafite imyumvire nyine navuga ni ya kera nyine kuko ubu ngubu umuziki abataramenye ko utanga amafaranga nyine kandi kari akazi gakomeye ni imyumvire mibi iyo ngiyo ndashaka ngo ugire icyo umubwira kanya umuntu ukibyumva gutyo we nyine wenda ntago namubwira nyine nanjye ntago namubwira ibindi bintu birenze ariko nyine azatuze amedite arebe umuziki nyine areba abawukoze arebe nyine ko bose nyine abenshi bafite ibiceri byinshi birenze abawukoze mbere yacu abarigendi twubaha nyine natwe nyine tubizaza ariko ibiceri biri kujya binaza buhoro buhoro rugendo burya ntabwo umwana ahita yuzura ingobyi ariko ibiceri nyine ariko ibyo ngibyo nzi ko iyo myumvire akenshi nyine iba mu babyeyi kandi ababyeyi nyine uba usanga nibo nyine tuba tureberaho ukavuga ati njye mubyeyi wanjye nimba yanze ibi ngibi nanjye nshobora kubyanga nyine umwana nk'uwo ngo uri muri situwasiyo nk'iyo ngiyo umubyeyi akaba yamubwiye sinshaka gukora umuziki uwo mwana nyine ikintu wamubwira ni igiki wamubwira uwo mwana nyine cyamukomeza izi saha nyine buriya urebye ikintu ngiye nanamubwira buriya umunsi wose uzaba ushaka kugenda nyine tugana imbere nyine uzajya ufunga amatwi y'abantu bakubwira ibintu utari kumva ahubwo wowe y'abantu fokasinge nyine imbere yawe bariho ureba gusa ibintu bizaryoha kabisa nyine nugera imbere uwo mwana rero ndumva umugiriye inama kandi iyo nama nyine uvuze niko nanjye nagakwiye kumubwira nyine ngaho nyine uku nguku tumeze hari abantu nyine ukoze ku mitima
hari abantu amagambo yawe burya akoze ku mutima. Tuba tugomba n'imitima ariga kuyomora kabisa, niko biba bimeze. Uba ugomba kuyomora kuko nyine ubuhanzi nicyo kibereyeho. Ubuhanzi ni ubuhanzi, umuhanzi ahanga kariho nyine. Rero kabisa tubasezera ndagira ngo mbabwire ati ni ya TV3 nkuko bisanzwe nyine turabakunda, tubazana ibintu byinshi. Mugende musharinge, mutere comment, mushigikirerega n'abahungu bacu kuko barabakeneye muri izi nzira. Sezera abakunzi tugende. TV3 Rwanda kabisa muyikunde, muyikunde kabisa, muyimenye. Ibiho ibintu birenze byadanje. Uzajya wahurira na Badman Blackface, uzahahurira n'abandi baraperi barenze, abaririmbyi, iki n'iki kabisa. Babakunde kabisa mwese, ubwo no guhurira kuri channel Badman Blackface. Bye bye. Tukajya kubatwika kabisa.